ishaka kuja kumwigisha. Amen. Biramujana imujana mu butayu bwa Arabiya amarayo imyaka 3 nkaya yindi Yesu nawe yamaranye n'abigishwa biwe ari babigisha. Burya Paulo nawe yarigishijwe usibye ko yari umunyabwenge bwari busanzwe, yari afite amadoktora menshi, ariko Imana ibanza nayo kuja kumutreninga kugira ngo azavuga ibivuye kuri. Amen. Amina. Bamaze kutubwira kuyoborwa na Mwuka Wera. Rekagira natwe tuganire muri uyu mwanya mutoya, tuganire imirimo ikomeye Umwuka Wera adukoresha mu mbaraga zawe. Amen. Tumaze gusoma muri ubuhanuzi bwa Ezekiyeli, umunsi umwe arimo areba mu irebe ry'umuryango w'urusengero, wabona haturutsemo amazi, umugezi w'amazi. Abona n'umuntu ukamubwira ngo uwo muntu yari afite umugozi ugera ubwo ni nka metero. Baramubwira ngo abona yuko agenda arawugera, wawugeze agera mikono 1000. Umukono umwe ntabwo ugeze metero yose, abona ageze mikono 1000. Baramubwira ngo nyura muri ayo mazi, ayanyuramo. Wayanyuramo abona mugeze mu Bugombambari. Ese abana batoya munsi mu Bugombambari cyangwa ntiwazi nahangaha mu butenge bw'ikirenge, amazi gusareka ikirenge abahekeya. Wabona ko yongeragera indi mikono 1000. Waramubwira yanyuremo ayavogereye, wabona mugeze mu mazi. Rero mwese ndaho utazi mu mazi, arongeragera mikono 1000. Waramubwira ati ongera yanyuremo, ayanyuramo. Wabona wamugera mu rukenyerero. Haleluya. Arongera agera mikono 1000. Waramubwira ngo ngwino yanyuremo. Waravuga ngo tizakunda. Ngo yarabaye amazi y'umugezi mwinshi udashobora kwambuka n'utazi ko ongeretse. Umuntu ukoga niwe wawambuka kuko wakwambukishwa amaguru. Amen. Amina. Hari abantu bazabisobanura ukuntu kubiri, bakavuga ngo umuntu wa mbere yarabisobanuye, aravuga ngo ni imigisha. Warige winjira mu ijambo ry'Imana, wahura n'imigisha ikugera mu Bugombambari, ugatoshe kukavuga ngo naho ariko tugomba guhekera, ugomba kongera ukavogera kugeza ubwo imigisha kugera mu mavi, kugeza ukikugera mu rukenyerero, kugeza ubwo iba umugezi uzajya wogamwo ku manywa na nijoro. Umugisha w'Imana utanga umuvuno aho gutanga ukiri. Amen. Amina. Abandi bakayigereranya n'Umwuka Wera, bakavuga ngo amazi yo mu Bugombambari ngo agereranywa n'abantu bagitangira ishuri rya maternelle. Akana niwumva uvuze ku ndimi mubwire ngo none umaze imyaka 3 muri Arabiya wigira, umenye yuko ukiri muri maternelle n'amazi agera mu Bugombambari. Ngwiyo wihanganye ugatera indi ntambwe, amazi akugera mu mavi, uba utangiye primaire, utangiye kwiga, utangiye guhumuka. Ngo wigira imbere amazi akakugera mu rukenyerero, ubutangiye secondaire. Uyugeze mu mazi akurenze, ugeze muri kaminuza y'umwuka. Amen. Kandi ugeze bene aho hantu. Haleluya. Ugeze bene aho hantu, ahantu woga muri uwo mwuka ungana gutya, nta bindi ububona ibintu byo mu ijuru, uba uri hafi y'ururembo rwo mu ijuru. Amen. Amina. Kandi mu by'ukuri abantu bari mu mbaraga z'umwuka burya baba batuye mu ijuru. Mu yandi magambo, iyo uri mu mbaraga z'umwuka utuye mu ijuru uburyo bw'umwuka. Kwa kane ahantu twari tutaramiye
umugabo umwe yaratwigisha atubwira ngo avuga mukuru wacu wari urwaye kanseri umunsi aja kumusura ngo aragenda aramusura ngo buke arongera akaza kumusura noneho wa muntu baramubwira ati yewe nushake uzareke kuza kumusura sigaye numva abantu ba hano simbakungura ndimukumva nkumbuye abantu twasenganye bapfuye kera naryama nkabona nibo turi kumwe n'abanicaye nkumva nkabo duhe tuvugana nkabona nibo nkumbuye none nushaka uzirekere ntabwo navuga impano ntiwari kumusura kuko tukiri kumwe nawe bene data iyo umuntu ari muri bene uwo muntu hari abantu muba muganira hari andi majwi uba wumva ubwami bwo mu ijuru uba uri hafi y'ijuru uba uri hafi y'Imana uba uri hafi y'umwuka wera amen amina isomye uriya imbaraga z'umwuka wera hari ikintu cyasiza kandi zaje gukora imirimo myinshi ikomeye cyane imbaraga z'umwuka wera icyambere zaje gukomeza umubiri wa Kristo umubiri wa Kristo ni twebwe ni itorero zaje gukomeza umubiri wa Kristo icya kabiri zaje gukomeza ubumwe bw'abizera twebwe abizeye kuko dufitanye ubumwe mwumvise uburyo abaririmbyi bamaze kuturirimba bavuze ngo dorere erega ni byiza haleluya erega ni byiza kuba abavandimwe baturanye bahuje ngo zaje gukomeza ubumwe bw'abizera icya gatatu ngo zaje kugira ngo abera bahumurizwe haleluya zaje kugira ngo zize ziduhumuriza mu bibazo mu byago niduhura n'ibibazo niduhura n'ibyago imbaraga z'umwuka wera ziduhumurize amina haleluya kandi burya umwuka wera ufite imirimo myinshi waje gukora hano ku itorero hari umunsi Yesu amaze kuganira amagambo menshi umwigisha wari ukomeye Nikodemu musanga nijoro burya Nikodemu ari mu bigisha bari bahanitse bo mu bafarisayo barebe Yesu bavuga gutarize bimutera isoni kubona abandi engra professeur kugira ngo agiye kubaza Yesu bimutera isoni agenda nijoro wahagere aramubaza ati Yesu burya nubwo tuza kwigira kwa kuru yamba mubwira ngo mwigisha mwarimu professeur nubwo twigira kwa kuru turabizi neza yuko ukora ibimenyetso bikomeye ngo kandi ntawabikora ngo atavuye ku Mana haleluya burya bigira ibyo bazi Yesu nawe ukiza kwihanga agasubiza icyo utamubaje nuko babasize ibyo bafite mu mutima bakamwereka indi fesi Yesu yamamubwira ngo Nikodemu ngo ni ukuri umuntu utazaba ubwa kabiri ngo ntiyabona ubwo bwami bw'ijuru noneho Nikodemu baracanganikiwe nari mubwiye kumubwira ibimenyetso azakora none haje kubyarwa ubwa kabiri umuntu azabyarwa ubwa kabiri aramubwira ngo ni ukuri umuntu utabyawe n'amazi n'ijambo yabona ubwami bw'Imana haleluya haleluya oh sifa kwa Mungu haleluya Nikodemu aramubaza ngo ariko Yesu umuntu mukuru ukuze yasubira mu nda ya nyina akongera akavuka Yesu aratanga aravuga ngo Nikodemu uri umwigisha w'abafarisayo utazi uburyo umuntu yavuga ubwa kabiri ati reka ngira ngo wereke uburyo umuntu avuga ubwa kabiri nk'umuyaga uhuha uva hirya no hino ngo nta muzi uwo niyumva niyuje keretse
imirimo uhaye ukora nicyo cyakwereka uburyo aho umuyaga uvuye n'aho uhaye uje. Ati uko niko umuntu w'umwuka ameze. Haleluya. Umuntu utabyawe n'umwuka, wabyarwe n'ijambo, wabyarwe n'amazi, ntiyabona ubwami bw'Imana. Tugomba kubyarwa n'iri jambo. Haleluya. Kandi izi nyandiko mubona izi zivuga Yesu, zivuga Imana, zivuga umwuka we. Iri ni ijambo Imana yahumetse, kandi iyi ni Imana yuzuye. Ariko ubu izi mpapuro naruta kuragira mbaciye Imana cyangwa mbaciye ijambo yavuze izahoraho iteka ryose. Hari aho Yesu umunsi umwe bamurebye, ngo bamurebye imirimo ahaye akora, umugore umwe ngo yamamubwira, aravuga ngo Yesu numvise ibintu uvuze, ariko umuntu azasobanukirwa n'Imana. Umuntu adafite imbaraga z'umwuka wera n'ibitekerezo bye biba bipfuye. Yamabwira Yesu ngo Yesu we, hahirwa inda yakubyaye, wahiriwe n'amabere yakongeje. Yesu aturibeshe, ahubwo hahirwa uwumva amagambo yanjye kandi akayakomeza. Haleluya. Hahirwa uwumva amagambo yanjye akayakomeza. Bene data, tudafite imbaraga z'umwuka wera n'ijambo ry'Imana ntitwamenya kuryumva. Ahubwo iyo turyumva tukaryumvira mu mwuka, umwuka hari ibindi duhishurira, umwuka hari ibindi twumvisa. Haleluya. Amina. Yesu rero ubwo yazaga arigisha hano ku isi, ageze igihe baramufata, ageze igihe baramubamba, arahambwa, abigishwa barababara, basigara n'agahinda. Ariko yari yarabahaye isezerano ngo ku munsi wa gatatu ubwo nzazuka. Wa munsi wa gatatu ugeze warazuka, atangira kubiyereka no kubabwiriza iby'ubwami bw'Imana. Haleluya. Haleluya. Atangira kubabwira iby'ubwami bw'Imana mu minsi 40 yari kwiyereka, ababwira iby'ubwami bw'Imana. Hari abantu bishizeho ibintu byo kuvuga ibintu bitari iby'ubwami bw'Imana, bakagira ngo none kandi bari mu nzu y'Imana, bari mu rusengero, kandi bakaguhatira ngo byumve cyane. Ejo bundi ngira ngo hari abantu benshi twari turi kumwe, twari mu rugo, umuntu arahaguruka aravuga ngo bakunda umugore wiwe cyane, ko cyane ijana ku ijana. Ariko nje naje kubigenzura, ubona wenda na 80 aravuga ngo yari akwitageje igihe cyo kuzaba, ngo yari yibereye mu gitaramo, ngo yari yibereye mu gitaramo, umugore asanga mu rugo, imuhereza Imana icyubahiro. Wananiwe gutegura umugore kugeza ubwo azariya ku rugo, none ngo tuhereze Imana icyubahiro. Cyangwa uko ibyo byerekanye ko umukunda cyane, umugore wabyariye mu rugo, ufite ubwenge, unyura muri ekogarafi, uzi igihe. Ikindi baduhereye ibitaro n'iki, si ukugira abagore baje kubyarira, babyariraga mu ngo tutaragira ibitaro baje kubyariraho. Rero hari ibintu baba baduhatira ngo ntiduhane Imana icyubahiro. Bareba ubwami bw'Imana buvugwamo, wareba ibintu by'Imana bivuzwemo, wareba impumeko y'Imana ivuzwemo, ukayibura. Ariko Yesu ngo mu minsi 40 yose yari kwabiyereka, ngo yari kwababwira iby'ubwami bw'Imana. Bene data, nta kindi tugomba kuganira hano mu nzu y'Imana. Tugomba kwigishanya. Iyo twigishanya gukunda, tukigishanya gukunda abana bacu, tukigisha gukunda abagore bacu,
abagore bacu bakigishwa kubaha abagabo babo. Ibyo ni iby'ubwami bw'Imana kuko arizo Yesu yadusigiye. Ngo barimo baganira, babigisha baramubwira ngo Yesu, ese iki ni cyo gihe Imana igiye kugarurira ubwami bw'Abisirayeli mu isi? Atoya, si ibyanyu. Haleluya. Si ibyanyu kumenya iby'igihe n'iminsi. Ati cyakora muzahabwa imbaraga Umwuka Wera nabamanukira. Amen. Iyo Umwuka Wera nibwo ubona imbaraga. Ntugire ngo wagira imbaraga udafite Umwuka Wera. N'igituma tubwira abantu wenda ntibumve ngo bibagere mu mitima, nta mbaraga ziba zihari. Ukagira aho kurakoresha imbaraga zaba ari imbaraga z'amagambo. Dore uburyo ijambo ry'Imana riherekejwe n'Umwuka Wera rimeze. Murabona zazuka bitatanya abantu iyo bagize imyigaragambyo. Ese tiyagazi izayica ariko itatanya abantu bagahunga. Niko ijambo riherekejwe n'imbaraga z'Umwuka Wera ziri. Ariko isasu rimwe gusa, isasu rimwe gusa ririca rigahinguranya ntunasanga kamwe gusa kavuyemo kangana gutya. Izo nizo mbaraga ziba zivuye mu ijambo ry'Imana. Umwanditsi w'igitabo cy'Abaheburayo yaravuze ngo ibice by'umurongo wa 12 ngo kuko ijambo ry'Imana ari rizima, ngo rifite imbaraga. Haleluya. Rifite imbaraga, ngo rirahinguranye kandi ngo rirusha ubugi bw'inkota gutyaha, ngo ndetse rifite n'umuhanga wo kugabanya ingingo n'umusokoro, umwuka n'ubugingo, rikamenya uburyo ribigabanya kandi ngo rigafata mbi ibitekerezwa mu mitima y'abantu. Urebe ibintu dutekereza tungana gutya. Ngo ari ijambo ry'Imana ngo rifite imbaraga zo guhita zifata ibitekerezo by'abapasiteri, by'abadiyakoni, by'abarimu, by'abagabo, by'abagore, by'abana, ngo byose zamara kubifata ngo rikabizana rikabishyira Imana. Amen. Umva imbaraga ziri mu ijambo ry'Imana. Bene data, imbaraga z'Umwuka Wera ziza gukora imirimo ikomeye. Amen. Haleluya. Imbaraga z'Umwuka Wera zirakomeye. Tumugire ngo zirasa n'izindi zose. Oya, zizasa n'izindi zose. Ni imbaraga zikomeye, ni imbaraga zitangaje, ni imbaraga zifite imirimo ikomeye zikora mu itorero. Imbaraga zifite imirimo ikomeye zikora mu itorero. Pawulo rero arandika mu gice cya mbere umurongo wa 15 aravuga ngo nicyo gituma nanje amaze kumva. Haleluya. Nanje amaze kumva uburyo mwizera Yesu ngo kandi mugakunda n'abera bose. Umurongo wa 16 ukavuga ngo niyo mpamvu mbasabira, mbashimira Imana iteka, cyangwa mbashimira Imana urudaca, ngo mbasabira uko nsenze. Haleluya. Maze kumva uburyo mukunda abera bose. Abantu bafite umwuka w'Imana barakunda. Nimukabone wenda hari umuntu wanga undi ngo ari kwavuge wafite urukundo. Reka da, urukundo ntirwirarira, ntirukeka n'ikiri kuri wese, ntirwiharira, ntirukunda ibyarwo kandi ntirwirarira, ntabwo rwirarira. Yewe ngo ntirukeka habe n'ikibi kuri mugenzi wawe. Iyo abantu bakundanye bafite imbaraga z'Umwuka Wera. Umurongo wa 12 ukavuga ngo kugira ngo Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo ariyo data wa twese w'icyubahiro ngo abahe umwuka w'ubwenge no guhishurira kugira ngo muyimenye. Amen. Abahe abaha ubwenge, umwuka w'ubwenge n'umwuka wo guhishurira.
iyo ufite umwuka w'Imana hari ibindi bintu uhishurirwa, hari ibindi bintu umenya. Bene data, dusenga Imana. Imana iduhereze umwuka w'ubwenge, iduhereze umwuka w'ishurirwa, ngo kugira ngo uwo mwuka w'ubwenge n'umwuka w'ishurirwa uzadutera kumenya Imana cyane. Nudutera kumenya Imana cyane, tuzakora iki? Ngo amaso y'imitima yacu ngo azone uko ahweza. Amaso y'imitima. Ese burya Imana igira insimburangingo uko umubiri w'umuntu umeze. Niba dufite aya maso y'umubiri, Imana hari n'andi maso yaturemeye y'umutima. Haleluya. Ngo kugira ngo amaso y'imitima yanyu abone uko ahweza. Icya kabiri, ngo mumenye ibyo mwiringizwa niyo bahamagaye. Mumenye ibyo mwiringizwa niyo bahamagaye. Icya gatatu, ngo mumenye n'ubutunzi bw'ubwiza bw'ibyo azaragabera. Haleluya. Ako murumva, umuntu ufite izo mbaraga niwe uzuhishurirwa akamenya ubutunzi bw'ubwiza, amadepo y'ubwiza bw'Imana. Imana izaraga abantu bayo. Abisi bize bashobora kumenya ngo iki gihugu kirimo ubutunzi bungana gutya, kirimo n'izahabu bataranazicukura, zikiriyo mu butaka, bakamenya ko kirimo izahabu zingana gutya, z'agaciro kangana gutya. Ariko bashobora kumenya ubwinshi bw'imbaraga z'Imana, ubwinshi bw'ubwiza bw'Imana. Haleluya. Haleluya. Ariko twebwe abagendana imbaraga z'Imana bamenya ubwinshi bw'ubwiza, ubutunzi bw'ubwiza bw'imbaraga azaragabera. Ubutunzi azaragabera. Murongo wa 19 ukavuga ngo mumenye n'ubwinshi bw'umurage azaraga abana bayo butagira akagero. Ubwinshi bw'imbaraga butagira akagero, utapimwa, utabona umunzani. Nubwo abisi bagerayo bazana iminzani uko ingana, ntibapima ubwinshi bw'imbaraga z'Imana. Haleluya. Ubwinshi bw'imbaraga z'Imana zirakomeye. Mwuka w'Imana, mwumve namwe bene izo mbaraga. Ibwira Mose ngo narambure inkoni hejuru y'inyanja icikamo kabiri. Arongera Abisirayeli bayigezemo arabwira ngo ongera urambure iyo nkoni. Wayirambuye inyanja irongera iratera. Mwumve bene izo mbaraga. Haleluya. Imbaraga z'Imana ziherekejwe n'umwuka wera, kandi uwo mwuka wera niwe uzadufasha no gukora umurimo wayo, kugira ngo tubashe gukomerera no mu muhamagaro twahamagara. Sivavamo. Bene data, nta kindi cyagukomeza mu muhamagaro wawe, nta kindi cyakubeshaho mu muhamagaro wawe, nta kindi cyagukomeza muri iyi nzira y'uru rugendo dufite. Umwigisha wa mbere yabivuze neza cyane. Habe n'imirimo dukora, tuyikora twibwira, tuyikora tutarizera Yesu, iyo ni imfabusa, nta nawe yo kwandika, ntacyo imaze imbere y'Imana. Ariko imirimo yose ukora, imirimo yose ukora uyikorera Imana warizeye, iyo ngiyo ifite umumaro imbere y'Imana. Amen. Yuko uhaye uyikora ufite icyo ufite Yesu, ufite Imana, ufite imbaraga z'umwuka wera. Dore hano gukora imirimo udafite Yesu ni nk'uko bakubwira abanyeshuri bo nibo bazumva cyane. Ukavuga ngo wandike zeru, ukongera ukandika zeru, ukagira amazeru menshi, wamara ugashiraho rimwe. Uwo mubare ni ubusa. Ariko iyo upfuye kwandika rimwe, wongeraho bwa busa zeru, bikaba bibaye 10. Wongeraho irindi zeru, bikaba bibaye 100. Wongeraho irindi zeru, bikaba bibaye 1000. Iyo dufite Yesu, imirimo yose tugenda dukorera mu Mana
igira umumaro, ifite n'imbaraga n'imbere y'Imana. Amen. Ifite umumaro yuko ishirwa kuri Yesu, iriya ishirwa hejuru ya Yesu, yuko wamaze kubanza kwakira kibanza gikwiriye, urufatiro rukwiriye ari rwo Yesu. Kandi wubaka ahatari kuri Yesu waba yubaka ku musenyi, uwo asa n'umupfapfa. Ariko kuko twebwe twubaka kuri Yesu, Yesu aravuga ngo uwagereranywa n'umunyabwenge. Amen. Amina. Bene data, nimureke tumenye imbaraga ziri muri Kristo Yesu, tumenye imbaraga ziri mu Mana, tumenye imbaraga ziri mu Mwuka Wera. Kandi icyo zazi ni ukugira ngo zifashe itorero. Mwuka Wera ayobora itorero, Mwuka Wera arikomeza, Mwuka Wera aryigisha. Amen. Dukunde twigishwe n'iyo Mana, twigishwe n'izo mbaraga. Twigishwa n'izo mbaraga tuzaruha tugere mu rwego, mu rugero rwiza Imana ishaka, mu rwego Yesu akeneye ko tugeramo. Ariko twigishijwe, Bibiliya iratubwira ngo abantu banje barimbuwe no kutamenya, abantu banje bamazwe no kutamenya. Ariko nitwemera tukigishwa, tuzagera ku bintu bikomeye, tuzagera ku rwego Yesu ashaka. Imbaraga z'Umwuka Wera zikomeze zibane namwe, kandi zikomeze zibe muri mwe, kuko uwo mwuka yaje kubana natwe kandi ari kumwe natwe kuzageza umunsi azaduhindura tukazamurwa twaje gusanganira Umwami Yesu. Imana idufashe kandi Imana itugane.